RedBlue JD. Oya, telefone. Muha. Kare mama. Ni telefone yanjye ukuya. Oya pena nigize mfata. Mana yanjye ubuse. Oya. Wangwitse. Ubuze muri. Telefone yanjye. Ntumbwire ko wari uyisize aha wa mugore we. Sona. Ako mana yanjye. Kabiri kangaho ubona asiga n'igiceri cy'ijana hari. Abajura bo muri ikaritsiye ntago bazi. Se kumana. Ese mana yanjye ko telefone narenyisiza nahinze ko hari abantu bari buze bakaza mu rugo hanga ngaho bwira nyoko ahamagara iyo mana y'imuhira telefone. Soni. Cha. Ikizima nuko iyanjye nkiyifite. N'ubundi narabivuze tutazamara kabiri. Taroko bareba. Mwigereyo mumva imbere. Urangare bwaye. Mana yanjye ungu koko. Kevin Babalao. Wanabere ikigori kitore na memory nari nyitaye. Chini. Mapema sikoli sana funguye. Shakoshene naho wangutesheje mbega wowe. Sena zose nyire mu gasozi. Nshirana hano ntago ari mu gasozi hano ni iwawe ahubwo ngiye gushakira imfunguzo muzaza ujye uhita winjira. Yego gushira ushaka kuvuga ko waba wandongoye. Uragira ngo mire nk'aba bagabo babinjira we. Oyerego nabishatse tukabigira seri tukakora uko tukabana. Ubukwe. Ushatse kuvuga ubukwe uyobewe ko Donata ankunda byo gupfa we. Uriya namwikiza mbere yuko binaba buriya. Sheri ushaka kumbwira ngo amwikiza gute? Kuri anashaka uburyo bigenze uko bizinda umwana. Shashere. Maze reka ngende turasubira. Nta kibazo gusa nyine uze kwibuka kumamagara kuri abisiki igiye mutamukumbura. Shashere sawa rero benda ukunda sibyo? Gusa nyine uze kwibuka kumamagara kuri abisiki igiye mutamukumbura. Sawa sheri nzagaruka. Sawa. Tete biriwe. Niwe neza. Yakuruse. Sawa. None se ntabwo aravuye ukakumbura muri zino nce. Ashaka ngaravu ngo umuntu heruka muri ikaritsiye. Aha. Tete rero nsigarana kanu gafuka birimo ibiro 2 by'ibirayi. Yego. Kira amafaranga. Ndagaruka nyine kubifata. Ugiye kwaragara ndabyumva. Sha sawa rero ndaje mu mwanya. Vous Clémentine. Ejo warutashye ryari? Nasambire buryo. Mbwiza ukuri. Bijya warufungiye akabari. Kana makuru yose ndafite. Numbeshye. Nasa 12. Aha. Asa 12. Mbwiza ukuri. Wanyuze he? Papa nyine iki? nageze kwa Waciye he ni kumbaza? naciye kwa muhawe nsanga baratetse. Rero mama we yanga yuko nzanariye. Ndeba. Mama yanga yuko nzanariye hanyuma maze kurya baramerekeza ngataha. Uretse nkubwire. Numbeshye. Urabizi ibyo nza kugukorera. Uri kumva?
ikindi kandi guhera ubu ngubu ngiye kukubuza kuza ku kabari hato utazagira ikibazo ukitwaza ngo ni akabari ntuzongeye kuza ku kabari urumva sikiri mati kumva wowe na so murimo muhanganye byagenze bite ase mama we papa uramuyobeye baba yabyukanye umutima mubi akabyukotora umuntu ngize amahirwe yahoraga bintera impungenge sinuvaga se murimo kupfa iby'akabari n'itinda ryawe utinda gutaha ako mama murinda mubwira ngo ntinda gutaha si akabari kanyu kanyereza ahubwo nagashaka kumva ukuntu nishimye kuba nazasubira kuri kariya kabari nanjye bimpaye amahirwe kururu nawe yuriya musore ntibizongera niyo mahirwe yanjye umusore se bureye n'akabari kanyu ariko wa mwana we wagiye wumva uyu mwana w'umukobwa wa mwana we ko ntagiye ntatubwira wa mwana we ko ntagiye ntaguhana mwana wanjye wagiye uca bugufi ukumvira ababyeyi bawe koko niko Clementine uranyumva uca bugufi wumve umubyeyi icyo akubwira turabyumvikanye iriya kururu n'uriya musore ntayo nshaka wabyumvise aha ntuzasubire ubundi ngiye mbizi kera umwana w'umukobwa yaricaraga akumva umuhanano wa nyina akamuhana akamubwira akamwumva ariko wowe ngaho urabe wumvise ibyo nakubwiye sinzongere gusubiramo yego mama Sora Dona bite Ngiye sura kuba winjiriwe mu nzu. mba ngembe mbona hanze n'izi nka zikora zinsakuriza Ni kwihangana sha Sora. Nari manutse nyine ngiye guhaha ndavuga ngo reka mbanze nce hano ngusuhuze. Sisura narwo aravugeze umbonera. uwo muntu nta nubwo muheruka cyagiye turi gusindana ntabwo nari nongera kumubona Nibaze. uri kumushakira iki wamubuze Namubuza ahantu hose. akoze ubundi dena mubara mbwiza ukuri ubona aribwo arava gukunda utambere Kuba nkunda ngibyo ntabwo mbyitaye cyambere nuko ngiye mukunda. Yanyaregeye mbona binasekeje ariko buriya Ako Sora umuntu w'inshuti yanjye kujya gumfate mu mugongo byibuze nawe utangiye kujunjomba icyuma mu gisebe. reka nkubwize ukuri ubu se nk'ubu ngubu ukuri kumushaka nk'ubu ugiye kumura ugasanga yiryamaniye n'icyaha Ibyo bintu ntabwo karavu yabikora. sawa Ako Sora nawe koko iki se ko abantu bazira kuba umuntu ababwiza ukuri ngende ukubwiza ukuri ngewe mama rwose uriya wapi ushatse wanamureka mbabona uri guta inyuma yavuye ubwo rero narinje kugusuhuza reka nigere. sawa wirirwe sha uribeshya ubwo aravu n'uwanjye ntawe uzabona mu mutwe wawe ntabwo aravu wabonye bwaba se ngenda muhetse Suguwe mwana we. Abanyumvira se aho kuza ngo umfashe dore cyananiye Ariko no musora wawe rwana wifashe. cyari kimpitanye cyo kandi ariko se muha wenda hano nkubase cyari kimpitanye rwose umva cara hano
ese muha nagira ngo mbwire mwana ko bimeze inkuru numvise bimeze bite se izihe nkuru se sinumvise ngo hari agahungu gashaka kwifogeka ndi gupanga muri ino minsi kumuzana ngo aze basure na mama mubona ariko ni byiza rata kumwegera ukamwumvisha ko agomba kuza hano nge na nyoko tukamubona maze nanjye nkaso nkareba uwo mukwe wanjye ugiye kwifogeka umukobwa wanjye amujugunyaho ijisho anyifugika muri iki aranyifugika ariko twasezeranye inshuti n'imiryango y'imidugudu byateranye ndasha wumva se ahubwo ko muri mu bintu bizima muhawe rero igitumye guhamagara ngiye kukubitsa ibanga ariko uramenye n'inyoni iguruka itazariguruka oya nta kibazo urimbitse uzi ko ndakabati se ntawe nabibwira muha singiye ko kwirariraho buriya Aline ndamukunda pe 100%. ngo nde Aline reka ngiye kuva cyane yabonaga nkicecekera nuko rero urukundo burya ngira ngo urabizi ko rujya aho rushaka bagize gutya rubarunjugunye kuri Aline nari kubigenza nte none se urajya ngo ufashe iki ubaze mama bimenye aya mama ntabyo yamenya kandi sinifuza ko abimenya dore diri ugiye kujya unkinira urumva ujye ugerageza uburyo umwegera muganire musohoke mujya ahantu noneho nsigare hano nanjye noneho Aline nabaze hano mu rugo tuganire mbona umwanya wo kugira ngo tuganire nawe nibwo buryo bwiza nta kuntu azabimenya rwose erega mama nawe ababibona nuko kwihorera keka se ko ari injiji nuko yicecekera gusa ariko n'ibindi icyo nkubwiye cyo ndakubwiye ngo ntubyasase buri wese atazabimenya aho ubundi ngewe ntago ndi umwana nzajya mbikora mu ibanga rwose ntago ndi umwana papa bagufasha imyaka gukatira 25 yo kuba uri kumwe n'umwana utujuje ubukure ariko sugira ngo yawe iyo myaka 25 utarambonaho ariko ntacyo wajya umbona wangemuriye unsanze muri gereza ukangemurira ntari ariko rero nanjye ntago ndi umwana do bucece kandi nkagera ku ngingo humura rwose we icyo nkubwiye ntuzabyasase uzabifungire muri uwo munwa w'akabati kawe sibyo reka nkureke ubwo leta nigufata uzabona imyaka bazagukatira oya no leta se ndakubwiye ngo bigire bucece ntabwo nzabikora public reka sawa bucece nyine iyo ni nka yayindi uretse ko aho bitandukaniye yo ifite memoire ariko irarenze harya memoire yaciga zingahe memoire se buranjika niba ari nshika harya nshika ni ibiki we gireba uri bwirebere ifite ibirenze na njiga ifite n'ibirenze na njiga iyi ngiyi we hako nsaba njyewe mbona gute mbona ute wallahi iraryoshye iyi ngiyi irarenze none nusha kuyihumurizeho irinze aho irinze yayindi tekereza ko ifite njiga ifite n'ibitari njiga siko wajya ngo wigira muri China Town cyabyihorere ahubwo mbwira tuvugane neza tuvugane none nabyo kume ntago njya nkwenda n'isuku bizinje rega buriya wenda mugabo ni mwebwe bambere mucuruza rwagwa twese tukemera yewe kabisa mugomba kujya muza ahubwo ngiye kuzajya mbazana nabo bita ababyinnyi naho twishyuza mbere bazajya bababyinisha twishyuza mbere niba ariyo nuza mwazanye ubu ngubu niyo system muri mu bikisha twari turi kuganira kabo wasaga ari kugifungura nibwo ngifungura ariko abakiriya ntabwo bari bahari ngongoro ngiye nguha amafaranga yo kurangura mugabo rero tubivuganeho neza ndaguhaye nka yaya
ntabwo uri bumenga yandi gutise Karame. ndi kukubwira ngo iyi ngiyi irimo namwe marikati ngurama nka yaya ntureka nze mfata amafaranga ye yo kujya kurangura nze tugende tuvugana cabiranya ariko ntuzane ubujyangire urabizi kinzi gutirenya isabe akaburiya ni ukuri kw'Imana pe mu bakobwa ngewe nigeze gukundana nawe urihariye ni ukuri si ibintu se ko sigaho biryoshya ubona hari ukuntu bigenza nkumva mana sinzi gusa nyine nta kibazo mwene mu minsi tumeranye neza gusa nyine ntuzabibwira ababyeyi bawe ko hari ukuntu njya nza tukibeta mugabo yanyica we sawa sawa ye hakuye nawe mara yanjye mbabona azanyibuza ibintu byo kuza kundeba buri munsi aha ndashaka kuzagenda ndera bose oye wewe n'igihe cyavuze ndandikuzanira siko bimeze mba rero nsabiye iyo telefone ubona gutyo niyo mushiki wanjye yanyoreje nyine uriya nakubwiye utuye i Kigali rero nahanze ko inzara yanyica ndavuga ati reka kubite nsabire none ni inshuti yanjye dore inzara yari igiye kunyica kaho mbwira nyine ukuntu bimeze ukuntu tuzipanze rero nyine ubwo uramereza 15 nsabi utamaye 15 rwose kandi ubwiza ukuri wahita umbwiza ukuri rwose nkahita nishakira n'ahandi hakiri kare ariko se ariko kuki ukunda kumpenda buri gihe ukunda kumpenda reka nkwereke sibyo nyereke ikizi buri gihe ukunda kumpenda reka nkwereke sawa ndabyemeye ariko ndaba ngwaye 8 nsabire nje buri gihe nuko wambereye buri gihe ikintu njyewe mba namanutse mu rugo ndimo natekereza si cyunkorera aho kucyunkorera ibi bintu wirengagije ko twakuranye ku myaka 2 imyaka 3 imyaka 4 ibi bintu ubunkorera ariko nyine naye ndabizi reka none nkwereke nk'abantu b'abagabo ndagukubita 8,000 buri munsi ujye uza ngukubita ndi paka ngumare mideni urumva se atari byo okay sabi ntacyo bitwaye ngiye kumereza 8 ariko amategeko sinzi ibintu njya numva kuri radio Rwanda ngo amategeko ninuza ngo birakurikizwa ugiye kumereza 8 buri munsi nzajya nza umpereza 1,000 paka iminsi ngaha yanjye ishizemo n'icupa ry'urwagwa buri munsi nguriye icupa ry'urwagwa n'ubundi ahantu ndangura bahamereza amacupa 3 yo gusogongera ni ukuvuga ngo uzagiza buri munsi ngukubita icupa hari icupa ryanjye yewana kabisa hari okay ngaho rero kora mu nganzo nyishira nubwo wagiza na sakera uzajya usanga ameze gutya ari icupa ryanjye yewana ririmo ecyo mwemere fata amafaranga ngayo ubundi abantu bina baranduza inkororo manje wowe wajya ngo bakurusha ina bararoga bigize kundoga indwara bita inonge ikirenge kirabyimba ngajya ngenda kimeze nimba uzi urukweto bote umuntu yambara rukacika nayo nasamye nka gutya ikirenge ariko cyasamye sayangane pe umva rero umva nukuri ko Imana urakoze Imana ikumera imigisha noneho reka ngiye kurangura sibyo kuko nasize mugabo nyine inzoga agiye kuzimara uramuzi mugabo nyine ukona mera nta kibazo pe reka ngereyo ndangure ura turi buze kuza kubona ntacyo bitwaye ntacyo tubizi ako kakabyinira cyakuka akajya karaka wallahi uracyari igiceri genda urangurunga rwagati rihora reka ngende guruka turi buze kuvuga ubu ngubu barimo bararutarura neza ngende rugishyushye akasha usigaze ubwenge ariko sawe kubizi ko twabanye kera nari bikajyana ariko ntacyo nakwima mushuti wanjye tugenda gatsirwa wari wanze kumereza 20 ku neza
uyamereje ntakwinginze n'itamvunye kandi we Nsabi ndabona utazanarama muri Rufiji barakwirukanye turagatoye sarigoma sigaye unyibeta se sha musaza ugaterura kuma yahise shako cyane ahubwo ngize amahirwe kubitaho nk'ijana buriya egerayo kubitaho mwana kubitaho nk'ijana rwose ariko ndagaseka ntungaburira kuko nabwirariye yego yego sha ngaho bugira reka ntange komande wima wimana wima ariko suri korera imbere dushakira igikoma ariko se igikoma cy'aya masaha ariko ra erega iyo umuntu ari muri siporo aterura kiriya cyuma ni ngombwa ko aba agomba kugira akantu afata buri kanya kandi igikoma utegura ushyiremo n'aya mata nizere ko agihari ariko se korera imbere wabwiye umukobwa wawe akaza akawabikora ko hari ibindi narindi mu gukora muhawe mutumye ku gasantere hari ibyo agiye kugura we tunganya icyo gikoma kiravuba kandi umaze guterura nkatungaye se sha niko namuce yagasani we yagasani we umenya abawe ndabona amagezi maze nsuzumira amafaranga cya kijama ayiwe ndayataye se mana we yewe so nyataye se Sheri ni karibu. Yo, mana nimukumbuye Sheri. Amakuru se? Shawongera shawongera. Yo. Ndira ni misaya, mwa. Ongera, yawanyishe gusoma. Mwa. Amakuru se? Sawa hano. Ako Sheri umaze iminsi warakweho telefone. Uye nabona kuyo telefone Sheri. Naragushatse ahantu hose. Namarezo muri quartier. Nagwa cyo quartier yose bari kukubwira ko nakushatse nkakubura. Ahantu hose. Nabisanze mu rugo. Ako Sheri nari ngukumbisha. Nange pe. Ako se mfata neza reka ko. Ntabwo we mfata neza. Umeze nk'inuzi. Fata hasi Sheri. Love you. Sheri nyine gatwe twicaye hano. Nayinetse. Sheri nayo ngukumbuye nyine nayinetse. Akora vano dusangiye. Ntabwo nabyanga. Sabiri. Bahore mva nkubaze. Na amafaranga yanjye waba unoreye. Neze ubu n'ikindi umpamagariye ubwo se watoye amafaranga mu muhanda nayatora nkaza nkakubwira ngo natoye amafaranga. Sha nayimvuye kurangura, ngiye kurangura amafaranga ya mugabo ndayataye. Bagabo nyine araza kukwirenza cyangwa yataye ku kabari none uri murazo yashakiye mu muhanda. Ntago nayataye, nayimaze kugura telefone na Sarigoma nyafite. Ahe
wahuye na Sarigoma none urimo uraza ubaza ngo wabuze amafaranga se kiriya gisambu urumva cyaguhereza Sohana telefone twari tumaze kugura. no telefone iguze na Sarigoma Sarigoma subi no telefone yayikuye nanjye sinzi nyine ubwo shaka umuntu yigurisha cyangwa mugabo aze kukwirenza nuse namukira wandangira shamukira aka kanya ntago napfa kumubona wowe genda nyine hari n'igihe ushobora guhura na mugabo nyine aje kukwirebera akaku Komere nako sheri inkuru ndi kumva niyo iyi nkuru se hano y'ukuntu gusigaye utereta Solange yesuwe ako sheri nta nubwo ureba ko ibintu bitanareshya no ku munzani reba kari akantu rwa ruzingo njye nakundanye nabwo nsize rwa bigi mama wanjye rwa bigi jigi sheri ako subiza nkunda sheri ndagukunda bya hatari nanjye nagure ko imana none se mbwira ariko sha umunsi nabafatanye nubwo uri kumakanira nzabaha iminigo sheri nsembabaza uransuzuguye nasi mbabarira ndakubabariye ahubwo baby kugira ngo utazongera byonyine no kunekereza n'abandi bakobwa sibyo ndashaka kwambika imwe tugakora ubukwe pe bi ubukwe nyine ese nawe nkunda aha tuzabukora nabyemeye sheri nukuri ko mutuka tuba ariko nanone kambaze nkubwire utazanshishamo ijisho sheri narakubise kumara no mensi urumva ntabwo nyibona amafaranga urabona amafaranga nabonaga mbere yarageze nubwo ndi kuvuga ubukwe ntabwo ndabona beje yabwo nta kibazo ngiye nzabukora ariko nanjye nzagufasha basi kuri bukino sibaza tutwerera se kwirira nanjye nkazanira indi fungo tu umva sheri ahubwo reka ninyabye kwa mugabo mu kanya hari umuntu arunyemereye rimwe nawe mukandita nk'amagaro hansanga sibyo nakuvuza iby'icupa nanjye numva mise ndikombora oya nubwo kombora inzoga mukore mwiza subizi nimugoroba kabisa nshobora no kuguhamagara tukanywa akantu sawa basi nyine ntabwo uri kugende nanjye kandi ngiye mu nzu hari ibintu ndi guteka nabyibuka se ndabizi sheri oya ntabwo njya nkorana mu rutariko uzi ko sigaye ubasha zirindwi nanone sha izi nkoze zirahagije ubu rero buri gitondo buri mugoroba ubu bigiye kuba nka kire nk'iyo bampaye kwa muganga ubu wenda kuyobewe koko ubeje mu gitondo nzaza ngo dukore urumva utangira uvuge tewe tumugongo ngeje navuye mu murima ngo meze gutya kasha ibyo byari kera mwana ubwo reka niyambarire nanjye ndumva ntazuje ambara ahubwo turebe ko iriya buye yabonetse ahubwo this way poreze uwimana uwima icyo gikoma ntabwo kiraboneka igikoma cyahiye nimutambuke muze aho rwose ariko se umukobwa wanjye ari hehe ariko nakubwiye ko namutumye haruguru aha ku gasantere hari icyo agiye kugura araje huma mutambuke muze mwe rero ndashaka dukore ziriya buye yego ko tuba twakoze uwimana asigaye bafite ubwuzu abo ni mutambuke yabishatse ariko ubu yahinduka nka ndiza yo baho bite mukomere muyo meze sawa nta kibazo andi makuru amakuru ni meza tu ngufitiye akazi numva se uri tayari cyane bimwe byanyu mumbwira akazi ahubwo se mfitiye akahe kazi mu gitondo urazindukira ku murenge wa Rufigi tuguhe mikoro uzenguruka umudugudu wa Rufigi wibutsa abaturage ko icyumweru gitaha bazitorera undi muyobozi mushya ntiwumva se njye uranzi ni ugutwika nzenguruka Rufigi yose mbabwira amatora nonze y'amasoko rwanjye njye ndababwira niyo mpamvu nyine ariho nahisemo ahubwo mbwira uramangaye bibiri byose ariko ukarya kimwe nanjye ikindi nyine nawe urabyumva
cyo nicyo mpfa nawe wowe ukunda amafaranga nese ubwo urumva n'urya igihumbi nkarya ikindi ninde uzaba wakoze akazi mbwira ninde uzaba wakoze akazi umva kandi ubundi se urabona hano nari kubura undi naba nahaye ako kazi urabona nari kuba nabuze undi mpako kazi ariko kubera ko nsanzwe nkwizera dukorana neza niyo mpamvu naguhisemo kugira ngo ugakore ariko ikibazo cyawe ukunda amafaranga ni niyo mpamvu abaturage buriya bagiye gutora undi muyobozi bakagusimbura kandi bivuze ko yose rero ushaka kuyareka ibintu byawe bya ruswa hoya ntago uyareka nkubwire reka nkubwise kuri tureke guca ku ruhande cya hirya no hino nicyo nshaka kuvuga ndaguhereza amayo 500 nanjye ayandi asigaye nyatware kuko reka ni nanjye uzaba wakoze akazi reba nawe kuzenguruka Rufiji yose mbwira abantu ejo amatora ariko we ntunabara icyo cyaka ubwo icyo cyakura cyumva reka ubu bwangu nabwo bwagutera icyaka hanyuma rero turumvikanye kabisa mu gitondo sangahe saa moya niko ubu ugeze ku murenge kugira ngo utangire akazi wenge ndakujyaho saa 11 niyo gahunda bampaye hanyuma ubwo wazinduka ariko iyo saa ntuyirenze sawa rwose ngaho rero umunsi mwiza cyangwa nkatangiye rero nahangange bite nagera mbabwire sawa muyobozi turagukunda wowe Clementine jya vuba ujye muri reso ahubwo se mama waritse naza guca kwa muhawe nazana agatambaro kanjye ko mu mutwe nasize ejo simbishaka kugenda no kugaruka iminota 30 mbe nkubonye aha ngaho simbishaka ndavuze ngo iminota 30 bugeza ntugire ikindi wongera kurenzaho kandi muhungu rwose sinzi kabisa sinzi sinose umusore nta kintu azanye sinose umusore nta kintu azanye RedBlue JD